isi dutuye irimo ahantu heza kandi hatangaje, nyamara hari n'ahandi hatagerwa n'umuntu uwo ari we wese uko yaba ameze kose. Nubwo hari uduce twinshi twiza n'imijyi myinshi yuzuyemo ba mukerarugendo, hari ahandi hataraboneka hatari aho gusurwa. Isi yacu kandi yuje ubwiza butangaje, imisozi itatse ibicu, inyanja z'ubwiza zitatse amajwi meza ya kamere, inyenyeri zikurikira isi zikayimurikira umunsi uko bukeye n'uko bwije. Hari na henshi kandi wasanga ibinyabuzima bidasanzwe, aho niho wakwifuza gusura. Ariko se wari uzi ko hari aho wita heza, nyamara umuntu hasuye atabasha gusubira aho yaturutse ari muzima? Nyemerera uyu munsi ngutembereze ahantu 15 ku isi, aho ubuzima bushobora guhagarara gato mu kanya nk'ako guhumbya mu minota mike cyane, bitewe n'uburozi, imiyaga, ubushyuhe n'ibindi binyabutabire biri aho hantu. Izi si inkuru mbarankuru za filime cyangwa se zimwe zanditswe mu bitabo. Uku ni ukuri kutavugwa, nyamara kwahishwe kuva kera. Ibyo ni ibitangaza byinshi bibera kuri uyu mubumbe dutuye, nyamara isi itifuza kumenya. Bahaye ikaze kuri Buizy Entertainment. Reka duhere ku mwanya wa 15, aho turi busange ibirwa by'inzoka cyangwa se Snake Island muri Brazil. Hagati y'ibirometero bisaga 93 uvuye i Sao Paulo muri Brazil, hari ikirwa gikunze kwitirirwa icy'inzoka cyangwa se Snake Island, aho hazwi cyane ku isi hose nk'ahantu hateje akaga gakomeye. Iki kirwa cyitwa Ilha da Carimada Grande cyangwa se Snake Island, kirimo inzoka z'ibyago bikomeye cyangwa se Golden Answerhead. Abantu ntibemerewe kugera ku iki kirwa kuko nta na hamwe kuri iki kirwa hatareze inzoka zica umuntu mu kanya nk'ako guhumbya. Abaheruka gutura kuri iki kirwa nabo mu myaka y'1920. Inkuru ivugwa nuko umurobyi wagerageje kusatira kino kirwa nawe yasanzwe hashize iminsi 3 yararyamye mu kidendezi cy'amaraso ye. Ku mwanya wa 14 turahasanga ikirunga cya Sinabang muri Indonesia. Ikirunga cya Sinabang muri Indonesia ni kimwe mu birunga biteje akaga ku isi. Mu mwaka wa 2010, nyuma y'imyaka irenga 400 gisinziriye, Sinabang iki kirunga cyararutse giteza impanuka ku buryo bukomeye cyane. Cyaturikiye mu butumburuke bwo hejuru, kirekura ibyotsi bitangaje, cyarekuye umwotsi, ivu n'amabuye bikwirakwira ikirere. Abantu ibihumbi barakomeretse, ariko ibihumbi 15 bahise bahasiga ubuzima ako kanya. Iki kirunga kiri mu rwego rwa 4 cyategetswe kwirinda ibirunga, ntago kiremererwa na rimwe gusurwa n'abashaka kujyayo. Muri 2019 cyongeye guturika gitera akaduruvayo mu batuye muri ako gace. Amashusho yafashwe agaragaza uko umwotsi n'amabuye byazamutse mu kirere bikagera ku butumburike bwa metero 7,000. Ikirere cyose cyari gipfundikiwe n'ibihu ndetse n'ibyotsi byuzuye umuriro mwinshi. Ku mwanya wa 13 turahasanga imirongo igize impande 3 za Bermuda Triangle. Ni hamwe mu hantu hafite amayobera atangaje cyane ku isi. Uyu murongo wiswe uwa Satani, ugizwe na Miami, Bermuda na Puerto Rico. Ni ahantu hagiye harindimukira indege n'amato bitagize icyo bisiga, ndetse n'abantu bakazimira. Indege nini n'amato byagiye biburirwa irengero, nta n'ubutumwa bisigiye abari ku isi ngo bamenye aho byarengeye. Hari abemera ko imiyaga ikaze yivanze n'amazi ishobora kugera ku bujyakuzimu buri muri metero 30, ishobora kumira ikihageze cyose muri ako gace kigahita kizimira mu buryo butunguranye. Kandi imbaraga z'ayo mazi ziba zifitemo ubushobozi bwo gusiba buri kimenyetso cy'ibyabaye byose kuri buri kimwe cyabaye aho ngaho. Umurongo wa Bermuda ni hamwe mu hantu hegeranye n'ibitangaza cyane bidasobanutse mu bijyanye na siyanse ndetse n'iby'umwuka kuri iyi si dutuye. Ku mwanya wa 12 turahasanga ikiyaga cya Neutron kiri muri Tanzania. Iki kiyaga cya Neutron, aho inyoni n'inyamaswa zidasiba kuhaburira ubuzima mu buryo butunguranye uko zihanyuze cyangwa se kugira aho zikandagira ku icyo kiyaga. Ikihanyuze cyose kihaburira ubuzima. Iki kiyaga cyifitemo ingano y'umunyu mwinshi kandi kigiramo n'ubushyuhe bukomeye kandi butangaje bushobora kwica ikinyabuzima icyo ari cyo cyose kihageze. Gifite amazi agerageza kugaragara nk'ikirahuri, bigatera urujijo ndetse n'ibishuko ku nyoni n'inyamaswa zihegereye, zibwira ko ikirere ari kizima cyangwa se ari ahantu heza ho kuba, bityo bikabeshywa n'isura yacyo bikahagana bijya gushwanyukiramo. Iyo amazi yakamye muri icyo kiyaga, izo nyamaswa ntizongera kuhagera kuko zihita zibona neza ko ari ahantu hashobora kuzigirira nabi zikahirinda. Amashusho agaragaza ibyo atuma benshi bemeza ko ari ahantu hadasanzwe kandi hashobora kugirira nabi ikinyabuzima icyo ari cyo cyose. Ku mwanya wa 11 turahasanga aho bita Death Valley, California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Death Valley, igikombe cyangwa se ikibaya cy'urupfu,
ni izina rikwiriye kandi ryahawe aka gace gaherereye muri California, niho higeze gupimwa ubushyuhe bwo hejuru kurusha ahandi mu isi, buri kuri degrees Celsius 57 z'ubushyuhe ku manywa, zaje kumanuka zigera kuri degrees Celsius 23 munsi ya zero nijoro. Aho hantu hanabarwa nk'ahari hasi kurusha ahandi muri Amerika ya ruguru, kuko hari ku gipimo cya metero 86 munsi y'inyanja. Ubaye nta mazi ufite, ahantu hashyushye nk'aha hashobora kukwica mu masaha 18 gusa. Ubu butayu bw'akataraboneka burimo amabuye yimuka ku butaka ku buryo butumvikana. Nanone kandi hawo umusenyi ucuranga nk'indirimbo mu gihe cy'umuyaga. Mu kugerageza kuhagenda ni ngombwa kwibuka ko amazi ari ubuzima, ukagenda wabyiteguye. Ku mwanya wa 10 munyemerere twakire ubutayu buri hano hirya, Danakil muri Eritrea. Hitwa Danakil cyangwa se ukuzimu kw'isi, aho umuntu adashobora kubaho nk'uko benshi babitangaza. Ngo aya mazina abereye rwose aha hantu. Ubu butayu bwa Danakil buherereye mu majyaruguru ya Ethiopia hafi ya Eritrea, kandi niho ubwoko bw'abantu bw'abafari batuye. Ubushyuhe bwo muri ako gace bugera kuri degrees Celsius 35 mu gihe kingana n'umwaka wose, bigatuma buba ubutayu bwa mbere bushyuha cyane ku isi. Ariko si ubushyuhe gusa buteye ubwoba. Aho Danakil niho habaga igice cyitwa Danakil Depression, aho utugabano dutatu tw'ubutaka twa Afurika duhuriye, ahashobora kuzabera isaduka rinini rikomeye cyane ku isi. Aho ni mu gace kuzuyemo lava y'amabuye ya basalt, udusanduku duto twibitsemo ibikoma by'ibirunga. Nijoro iyo lava itogota bigaragara nk'amashusho kandi ateye ubwuzu, ariko nyamara ateye n'ubwoba, kuko igaragaza uburanga bw'urupfu ruri ku mugaragaro. Ubutayu bwa Danakil ntibubamo amazi, kandi umuntu udafite amazi cyangwa ikindi cyo kunywa ntiyaharenza amasaha 18 atarapfa. Ku mwanya wa 9 turahasanga igikombe cy'urupfu kiba mu Burusiya cyangwa se Valley of Death. Iki gikombe cy'urupfu kiba mu burasirazuba bwa Russia ni ahantu hafite amateka adatuma hatagira igihihanganira kuhava. Amateka avuga ko mwaka w'1930 abarobyi babiri bageze ku musozi wa Pinichi Volcano. Mu kanya gato nk'ako guhumbya ijisho, abo bagabo batangiye kuribwa umutwe ndetse no gucika intege, bahita bahava vuba na bwangu. Kuva icyo gihe abashakashatsi n'abashaka gukemura iby'iryo banga batangiye kuhakora ubushakashatsi, ariko benshi nanone bahasize ubuzima. Abantu basaga 80 bamaze guhitanwa n'ako gace, biterwa n'imyuka y'uburozi bavuga ko iri muri ako gace. Iyo myuka iba ivuye mu kirunga kiri hafi aho. Iyo myuka yica ibinyabuzima mu gihe gito cyane, ariko igatuma imibiri y'inyamaswa idashiramo, kuko ibangamira utunyabuzima dusanzwe dukuramo imyanda. Inyamaswa zirapfa zikagumaho nk'izimeze nk'imva zifunze. Ubu ahantu hose harafunze, kandi uburyo bumwe bwo kuhareba ni mu ndege z'abakerarugendo ziguruka hejuru yaho, ariko kuhatembera bisaba igiciro kiri hejuru cyane, ni amafaranga byibura arenga amadolari 700. Ku mwanya wa 8 turahasanga pariki ya Mandidi muri Bolivia. Uko byagenda kose ushobora gutekereza ko iyi pariki ya Mandidi ari nk'agace bakase muri filime z'amayobera ukunze kureba, ariko nanone ni hamwe mu hantu hatera ubwoba kurusha ahandi mu isi. Iyi parike iba muri Bolivia niyo ibamo uburozi bwinshi kurusha ahandi hose mu isi. Inyamaswa, ibikoko n'ibimera biba muri iyo pariki bishobora kwica umuntu mu kanya gato, harimo no kumutera parazite z'inkazi. Aho niho ushobora gusanga izindi parazite zinjira mu mubiri zikabangamira ubudahangarwa bw'umubiri, umuntu agapfa atunguwe. Nubwo bimeze gutya ariko iyi pariki ikomeza gukurura ba mukerarugendo kubera inyamaswa nyinshi zirimo zuje uburanga, harimo nka jaguar, otters, created eagles n'izindi z'udushya nka homing birds. Ibarura rigaragaza ko muri iyo pariki hari amoko asaga 1,100, ariko ingorane nyamukuru aho zishingiye ni ku nyamaswa n'ibimera bifite uburozi bwica ikinyabuzima icyo ari cyo cyose kihageze nta mpuhwe. Nubwo bimeze gutya ariko, iyo winjiye muri iyi pariki ya Mandidi ugomba gukurikiza amabwiriza niba wifuza kurokoka. Ku mwanya wa 7 turasanga ishyamba rya Nica Crystal Cave, Mexico. Abahanga batatu mu bya siyanse biyambitse imyambaro ikomeye cyane yo kurinda imibiri yabo, bafata misiyo yo kujya gusesengura iby'uyu musozi. Uyu musozi kandi ukaba uzwi cyane kubera ko ubitse amabuye ya krisitali manini cyane mu isi. Iki gice kirimo lava y'umuriro yaka cyane, bikaba bishobora kuba byatera impanuka ku muntu uhegereye, bikaba byamwica mu kanya gato.
aba bashakashatsi batatu boherejweyo bari bafite intego zisa nkaho zihuriye ku kintu kimwe cyo gusobanukirwa iby'aya mabuye ya krisitale. Byari mu buryo bwo kubisesengura mu buryo bwimbitse. Hari aho aya mabuye agaragazwa nk'amabuye manini cyane afite ibiro byinshi, nkaho ariyo mabuye manini cyane ku isi. Ikinyabuzima kihageze gishobora guhungabana cyane bitewe n'ingano y'ubushyuhe ihari, bigashobora kugitera guhita kihaburira ubuzima mu kanya gato. Aba bahanga bari bahawe imyambaro yihariye ibarinda. Igihe cyonyine bari bahawe cyo kwinjiramo no gusohokamo cyari iminota 30 gusa. Umushakashatsi wo ku bidukikije George Cronus yemerewe kujyayo umunsi wose nyuma yo gutegereza imyaka 2 yose asaba uburenganzira bwo kuhajya. Mu byo yavuze yaravuze ngo bisa naho ugeze mu ngoro ya Superman, ariko nanone avuga ko ubushyuhe bwo muri ubwo buvumo yagezemo buruta ubw'ahandi hose yigeze abona ku isi. Avuga ko ukigeramo umubiri utangira kwangirika gahoro gahoro kandi ugenda ubyumva. Ku mwanya wa 5 turahasanga ikirunga cya Kawa Ijen muri Indonesia. Iki kirunga cya Kawa Ijen gihora cyaka urumuri ruteye ubwuzu ruva hasi rukagera ku bicu. Iyo ubireba uba ubona biteye ubwuzu, ariko nanone hibera ibintu bidasanzwe byuzuye akaga. Hagati mu musozi hari ikirunga, hagati mu musozi hari ikiyaga gifite ibara rya turquoise, gifite ibara ryiza cyane, ariko mu by'ukuri cyuzuyemo acide hydraulique. Aho hibera ibintu bidasanzwe ariko byuzuye akaga. Ku mwanya wa 4 turahasanga umusozi wa Washington. Ni ngombwa kumenya no gusobanukirwa ibijyanye na kamere y'isi, kuko naho uba uyu munsi hashobora kugutera ingorane mu gihe gito haka kwihinduka. Uyu musozi wa Washington cyangwa se New Hampshire USA, abantu benshi bazi ko Everest ari wo musozi muremure ku isi, kandi koko ni imwe mu misozi miremire kandi y'ibyago kuri iyi si dutuye. Ariko nanone hari undi musozi ufite izina rikomeye mu byago bikomeye hano ku isi, nubwo udasa na Everest mu burebure. Mount Washington uherereye muri iyi leta ya New Hampshire, uzwi cyane nk'umusozi muto uteye ubwoba kurusha iyindi ku isi, kandi si ukubera uburebure ahubwo n'umuyaga waho uhaba. Mu kwezi kwa Mata umwaka w'1934 hapi mu muyaga wari uri ku muvuduko udasanzwe cyane, wageze ku birometero 372 mu isaha, ndetse wageze no kuri kilometero 92 ku isaha. Uyu muyaga kandi uzana n'ubukonje bukabije, bikabyara hypothermia, indwara yica gahoro gahoro umuntu adashyushye bihagije. Ubushyuhe bushobora kumanuka bukagera kuri degre Celsius 40 munsi ya zero. Hakiyongeraho imvura y'urubura idahagarara, bigatuma Mount Washington uba umwe mu misozi yica cyane. Abahasura bategura urugendo rwabo mu buryo buhambaye, bakoresheje imibare n'isesengura ry'ikirere ngo barokoke. Kuva mu mwaka w'1984 abagera ku 150 bamaze kuhagwa. Bigaragara ko uyu musozi kuwusura bisaba kwitegura ku buryo bukomeye. Kuva mu mwaka w'1849 abagera ku 150 bamaze kuhagwa. Bigaragaze ko gutembera uyu musozi bisaba kwitegura ndetse n'ubushishozi bukomeye. Ku mwanya wa 3 turahasanga Lake Cyose muri Cameroon. Ikiyaga cya Cyose kiri muri Cameroon yo hagati, cyari kimeze nk'igishanga cyiza kirangwamo ituze, kiri mu midugudu mito, cyagaragaraga nk'ikiyaga cy'amahoro. Ariko mu mwaka w'1986 hagaragaye ibikorwa bidasanzwe. Ibintu byose byarahindutse. Amazi y'ikiyaga yaje gusandara hejuru mu kirere, hasohoka umwotsi w'umweru ugera ku burebure bwa metero 91, ukwirakwira mu duce duturiye icyo kiyaga. Abaturage bahise batangira kugwa hasi, abandi bagatakaza ubwenge. Byaje kugaragara ko uwo mwotsi wari gaze carbonique, umwuka ushobora kwica umuntu igihe urengeje 15% mu kirere. Mu kanya gato abantu bagera ku 1700 barapfuye. Uyu mwuka ushobora kuba mu mazi no mu mabuye munsi y'inyanja, ushobora kwiberamo icyo gihe cyose udatahuwe. Iyo igitutu cyo mu butaka cyangwa se iruka ry'ikirunga ryegereje, gaze carbonique irasandara igasohoka itunguranye. Iyo ibi bibaye hafi y'ikiyaga, amazi yose ahita asandara akuzura uwo mwuka, amazi agasohoka mu buryo buteye akaga. Mu gihe ahandi gaze carbonique isohoka buhoro buhoro, muri Cyose yarasohotse yica imbaga. Ni impanuka ndengakamere yateye ubwoba isi yose. Ku mwanya wa 2 turasanga ikirwa cya Fraser muri Australia. Hari abantu bashobora gutekereza ko gutemberera ku musenyi hafi n'inyanja ari uburyo bwiza bwo kuruhuka, ariko Fraser Island kiri hafi y'inkengero z'uburasirazuba bwa Queensland muri Australia. Ni ikiraro cy'urupfu rwihishe. Iki kirwa gifite inyanja nziza ku maso, ariko gifatwa nka beach ya mbere cyangwa umucanga ufite ibyago bikomeye, uhereye ku mazi y'inyanja, ku musenyi kugeza ku nyamaswa zegereye ayo mazi yaho. Muri
aya mazi y'akaga habamo inzoka zifite ubumara n'utunyamaswa duto twitwa blue bottles dufite imishumi ikomeretsa. Umusenyi w'ikiyaga wihishe munsi y'amazi utuma abantu binjira batabizi bagahita bakomereka. Mu rwego rw'inyamaswa harimo izo bita dingoes, imbwa z'inkazi zidakundana n'abantu na gato. Izi mbwa zitandukanye n'izindi zisanzwe, zishobora kugutera igihe cyose zibonye ushobora kuzibabaza. Izi mbwa kandi zitwa izahungabanyijwe. Ugereranyije n'ahandi hantu hafite uburanga buteye ubwuzu ku isi, nta kintu kimwe cyatuma ugana kuri iki kirwa cya Fraser Island kereka uhisemo gupfa. Ku mwanya wa mbere turasanga ubwami bw'inzovu cyangwa se Elephant Kingdom muri Thailand, mu gihe ahandi ku isi ushobora gusura ahantu nyaburanga harimo amasaro y'ubukorikori n'indi mitako itandukanye. Elephant Kingdom yo yaje izanye ikintu gisa n'ubusazi. Ushobora gutekereza ko iri zina ubwami bw'inzovu risobanura ahantu hari inzovu nyinshi gusa, ariko siko bimeze. Muri Elephant Kingdom abashyitsi bashyirwa mu kimodoka cy'icyuma gishyirwa hejuru y'amazi hifashishijwe amacupa ya plastique n'ubukorikori bukoreshwa hariya muri Thailand, bakagaburira ingona zifite uburebure burenga metero 3. Amafoto yafashwe agaragaza abashyitsi cyangwa se abakerarugendo barimo bamisha ibiryo kuri izo ngona, ariko nanone zishaka kubasumira. Yakwirakwiye kandi ku mbuga nkoranyambaga, yateje akaga gakomeye ku isi ndetse agirwaho impaka kenshi, bituma leta ya Thailand ifata icyemezo cyo gufunga Elephant Kingdom mu mwaka wa 2016 kubera ibibazo bikabije by'umutekano. Isi yacu ni nziza kandi yuzuye ibitangaza, ariko nanone ubwiza bwayo bushobora kugira uburwayi. Ni akaga gahishe mu moko atandukanye. Uko byagenda kose rero ni ingenzi ko umuntu amenya igihe cyo kugenda, aho kujya ndetse n'icyo kujyamo, kuko hari igihe ushobora kuba udasobanukiwe bishobora kukugiraho ingaruka ndetse zishobora kugutwara ubuzima. Aha hantu 15 twabonye ntago ari aho gukinira, ahubwo naho kwiga, gusobanukirwa ndetse no kubaka. Niba uri umuntu ushaka gutembera, ibuka ubushishozi. Nibyo bitandukanye ingendo z'amateka ndetse n'ingendo z'urupfu. Aha ni kuri Buizy Entertainment. Mwabanye muri iki kiganiro ni Buizy. Ibuka gukora subscribe niba utarayikora. Naho ubutaha.